Abareyo, 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 abareyo. Rayon kabisa, Rayon, Rayon yo i Nyanza, abareyo, abareyo, ikipe ya mbere ifite abafana benshi mu Rwanda, abareyo muri hehe, abareyo kabisa. Ndagira ngo tugane ku bakinnyi batatu bareyo kabisa bagaragara ko bitwaye neza, kandi abo bakinnyi bari guca impaka mu nzobe, bari guca impaka kuri match. Byaragaragaye ibintu nyine ubona ko Rayon kabisa iri mu buryo, ikipe izazima. Umukinnyi wa mbere ni Maestro iwe ni umuzungu, umwarabu kabisa, Mohamed Cheri, impeccable kabisa. Umukinnyi Maestro, umukinnyi n'akasamutwe wagira ngo ni ba Neymar uteranyijeho na Messi. Umukinnyi ni bimwe basiravuga ngo 11 n'abazungu. Uyu mukinnyi Mohamed Cheri sinzi ikintu namuvugaho, uburyo control ballon, control pass. Urabona bino abakinnyi biga mu tudemi, abana bato, icyo bita control pass. Arya kwa kabaro yamaze gusikana ikibuga, aho yanafite scanner mu maso, ajya kwa kabaro yamaze gusikana ikibuga hanayitanga. Niba bariturutse muri defense iciye hano muri mediana, akavuga ati ndayihereza umwataka gute, ese ndabanza nerimena umuntu, ese ndabanza n'ukwiruka. Mohamed Cheri afite basics z'umupira, naremeye. Mohamed Cheri sinzi niba azajya abanzamo, ariko ku maso yanjye bitewe na Lotfi, kuko Mohamed Cheri yaje batamwemera, banja guprova, banga kumuha contrat. Urabizi, baravuga ati reka tumukoreshe test mu Nzove. Mohamed Cheri akora test mu Nzove, babona agapira atangira gafunga fresh, abakobwa batangira kumwita Cheri, babona kumuha amasezerano. Ariko Mohamed Cheri azi umupira pe, noneho kwaziranye na Lotfi bamushyigikiye, akaba ari kumwumva. Lotfi iki kibuga Mohamed Cheri azakibanga muri 11, nta gihindutse. Mohamed Cheri azajya abanzamo muri 11 gusa. Mohamed Cheri arawutera pe, reka bari bamwite Cheri, ariko afite akabazo kamwe, kuko yaje bamusidikanyaho. Mohamed Cheri ari twagita gute, kwiyambonesha uko atanze pass, arahagurutsa abafana, kuko nawe arabizi ko yaje bamushidikanyaho, yaje basanga batari kumwemera, yaje nyine ubona wapi, ariko naga ari kudiringa nibyo mu kibuga cyane, ngo ari kudiringa no hanze y'ikibuga. Ariko nyanga banza yikurura abafana, babanze bamukunde, abafana babanze nyine bamuha icyubahiro, babone kwaza umupira. Ari guhagurutsa abafana buri kanya. Kuri match ejo bundi ya Muhanga mwarabibonye, agugurutsa abafana buri kanya, atanga pass agagurutsa abafana buri kanya. Bari abafana bari ndabazi, abafana bari bagusingiza, ni nabo bakubamba iyo byatangiye kwanga. Ariko wenda kukantu ko wenda kuri we ni keza, ariko kazagera igihe namara gufatisha neza, ndatekereza atazongera kujya bikora, kuko ari kugira ngo abanze afatishe mu kibuga no hanze y'ikibuga. Mohamed Cheri abona ko ni umuntu udafite imbaraga z'umubiri, ariko technique, gucenga, ibyo bita ama dribble, control pass, gushota, kwiruka, urabona ko arimo kabisa, arimo neza. Umukinnyi wa kabiri ni umuzamu Idrissa Kuyate. Idrissa Kuyate kabisa, uyu manze muhamashyi. Idrissa Kuyate akiza, namwe mabyibuka yuko yazanywe n'umutoza. Mu myitozo babanje kumurimiraho, nabyita uburimiro, uburimiro bavuga ati uyu mukinnyi nagashoboye. Ndabyibuka n'abanyamakuru batandukanye b'abakongo hano mu Rwanda batangiye kujya babiganiraho, bavuga ati uyu muzamu ni Pasquale, umuzamu ni igikenyeri, aho bamukubitaga amashote mu myitozo akahita arwara umugongo, akahita atakimba, bakavuga ati ndapfuye mamayi we munjyane kwa muganga. Aho bivuga ko yaje afite ikibazo cya fitness, yaje afite ikibazo cy'imyitozo idahagije. Umyitozo mu Nzove bamukubitaga pasi, bamukubita amashoti,
umuzamu akahita aryama akavuga ati mamaye wenda apfuye umugongo uranyishe, bagahita batira kuri burankari bakajyana muri vestiaire bakamujyana kumuvura abaganga. Ariko ejo bundi muri match ya Muhanga mu mukino ubanza mu gice cya mbere yakoze amasevu ya Muhanga atabaho, ku buryo iyo bitaba uriya muzamu, iyo bitaba Kuyate, Muhanga byari kurangira byibuze ifite nk'ibitego 2. Yakoze amasevu atabaho mu gice cya mbere. Ewana Idrissa Kuyate nawe arimo neza ndatekereza imyitozo nikomeza kuba myinshi akakunza kumuha amamatch arushaho kumutinyura. Nyarugenge bagapira k'inyarugenge kabisa azakarasa. Idrissa Kuyate arimo neza kabisa nyuma yazamvune yazanye, fitness itari nziza, yako Lotfi yakomeje yagerageje kuyamuprotecta, ariko Idrissa Kuyate nawe arimo neza. Reka nsoreze kuri Bayisenge Emery. Iryo zina bariye muryandika ahantu, Bayisenge Emery, iryo zina muryandika ahantu muri iriya defense ya Rayon. Nyuma yaho Nsabimana Aimable agendeye kabisa, umuntu bita Emery we na Yusidian, iriya defense ya Rayon kabisa izaba imeze neza, bikontrol izabigenda. Emery yavuye muri Gasogi muvuga ngo n'umusaza ngibiki, ariko Emery ndanyambabwire ko kuri iyi match ya Muhanga yarigaragaje mu buryo bwose bushoboka. Emery aracyarimo. Emery ari mu myaka 32, ariko urabona ko bitewe na discipline yo hanze y'ikibuga Emery aracyafite akagufu, aracyafite akabaraga. Rayon Sport ituje ishyize hamwe, Rayon Sport iri guhembwa neza, Rayon Sport nta makimbirane arimo, nta bintu bya ruswa birimo, Emery azakarasa. Abo nibo bakinnyi batatu kabisa kuri iyi match ya Muhanga bagerageje kwigaragaza fresh, bagerageje kwigaragaza neza. Urabona ko ntarimo n'abandi bigaragaje, ariko ku bwanjye bano batatu nabo nabonye bigaragaje neza. Andika muri comment naho abandi wabonye uvuga ati bano bantu bazakarasa Nyarugenge, bano bantu muri Confederation Cup kabisa batumanuka neza, ubundi tube tuganira gake 5 kuri 5. Nyine nitwa Mr Banana kuri microphone za Sport Vibe TV kabisa, kana subscribe tuwana umunsi ku munsi. Ndagukunda. Ciao.